Yesu ashimwe bavandimwe, reka dushimire Yesu nanone kuko atugiriye neza akaba tubashishije kugera muri uyu mwanya mwiza cyane wo kwiga ijambo ry'Imana. Izina rye ryera nirihimbazwe. Reka dukomeze tumushima kuko yatugiriye neza uhereye kera kose kugeza na n'ubu akidukunda kitwitayeho. Izina rye ryera nihabwe icyubahiro. Rero muri iki gihe dusohoyemo igihe cy'akaga gakomeye cyane ku bana b'Imana, igihe cyongeye kwibasira cyane by'umwihariko abantu basenga Imana, abantu batagize ikintu bangije ku by'isi ariko bakaba babangamiye isi cyane. Reka dushimire ko Imana yemeye ko tuba muri iki gihe kibangamira isi, nayo ikatubangamira bitewe n'uko ikunda icyaha twe tutagikunda. Twarabangamiranye, ni ukuri izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero ngarutse kugira ngo twigane ijambo ry'Imana, kandi ngarutse kugira ngo twigane amagambo avuga ngo burya si buno. Igihe kirageze kugira ngo abantu b'Imana bafate uruhande kandi bagaragaze ko baruhagaze mu by'ukuri, atari ukuryarya, atari ukubeshya. Cyigisho mbabwiye ngo cyitwa ngo burya si buno. Burya si buno. Mu gihe cyashize twiganye ibyaheshuwe igice cya 12, twabonye yuko ikiyoka cyarakariye umugore kikagenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana bafite guhamya kwa Yesu. Twabonye yuko bashyizeho amabwiriza y'ibijyanye no gusenga, n'ahagomba gusengerwa, n'iminsi yo gusenga n'igihe cyo gusenga. Ibyo twarabibonye neza mu byaheshuwe igice cya 12. Rero noneho tuje tutagaruka kuri icyo gihe cy'ibyo twavuzeho by'ibijyanye no gusenga n'aho gusengerwa, ahubwo noneho tuje kuvuga ngo ese bigiye gushyirwa mu bikorwa gute. Ngira ngo isi tugezemo uyu munsi yatangiye kwerekana yuko ibyo bintu nubwo byari byavuzwe abantu ntibabiha agaciro, ndabizi ntibabyitayeho, ndetse yewe nta nubwo abantu bahanahanya ayo makuru. Ariko noneho uyu mwanya ndagira ngo nkuhishurire aho igihe kigeze n'uburyo ibyo bintu bigiye gushyirwa mu bikorwa, abantu bakabuzwa umudendezo wabo mu gusenga Imana. Isi tugezemo nuko ihagaze, kandi ibyo ngibyo ndabihera ku magambo atarayanjye, ahubwo ni amagambo Uwiteka yavuze akoresheje umuntu kugira ngo abashe gusohora mu matwi yacu twese, tumenye aho igihe kigeze, tubashe kwitegura. Ayo magambo rero nashaka yuko wayumva kabiri. Ni amagambo amaze igihe ari kuvugwa, ibitangazamakuru byacitse ururondogororo, abayobozi abo muhura abagenzi bagenda bose nta kindi bari kugarukaho, ni icyo kintu kidasanzwe cy'uburyo bwo gusenga Imana, kandi abayisenga bakajya mu kaga gakomeye. Itangazo rero ngira ngo ryatanzwe, cyangwa se amakuru yatanzwe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu, aho bwerekana yuko mu by'ukuri abantu kubera ko baramya ubukene, abo bantu badakwiriye gusenga baramya ubukene. Hari havugwa ko abamara iminsi 3 basenga cyangwa bayirenza, cyangwa se n'abatayimara ariko bakaba bari mu buryo bwo gusenga Imana mu buryo bwemewe, basengera ahantu nko mu butayu, ahiswe mu mazu y'abantu, aho umuntu asengera nyine hasanzwe hose havuzweho, usibye ahantu hamwe gusa ubwo hemewe, ariho hahandi twabonye mu byaheshuwe igice cya 12 ahariho. Aha rero havuzweho noneho byaje bitandukanye na mbere, kuko mbere twari twabwiwe yuko hari amategeko agomba kubihana, ariko noneho havuzwe ko abantu basenga muri ubwo buryo bagomba kuba bahanwa. Bagomba kuba bahanwa gute? Reka twumve. Hari ikintu rwose kibabaje nakimenye, hanyuma uza no kukizana mu nama y'abaminisitiri. Ndababaza, abaminisitiri bamwe barajyanye n'ubukene, ni ukuvuga
njye nagira ngo niyo musenga niyo yaramute musaba ibyabateza imbere, musaba ibyabakiza mukava mu bukene, sibyo? Niko byamera. nta muntu waramye ubukene bibaho. Muzasubire mwakoze ishyano, bakoze ishyano. Rwose nongera kubyumva, hari n'abanyuze ahandi ngo bagiye gusenga ubukene, nzazana amakamyo bashyiremo bose ngende mbafungire ahantu. Nzabarekura ari uko ubwo bukene bw'ibitekerezo bwabavuyeho. Abantu babaho muri iyi myaka, muri iki kinyejana, abantu uraramya ubukene cyangwa uraramya cyagira abantu abakene? Ntabwo abantu baba bari bazima, bibaho ntibizasubira, kuko nibyo bituma ibintu nk'ibyo nibyo byatuma abanyafurika, abanyarwanda duhora imbaraga dukora. Ahangaha murumva ni ikibazo cy'abantu mu buryo bwo kuramya, baramya ubukene, nubwo byavuziwe kuri bari abantu bari bagiye Kibeho kuri Bikira Mariya n'ibiki, ariko ndagira ngo nkubwire ko iyo urebye imfuruka zose uri kunyuramo z'ubuzima, usanga abantu basenga baribasiwe cyane. Mperutse kuba ndi ahantu hamwe mu Rwanda, hano mu gice cy'iburengerazuba muri Nyamasheke, hanyuma nza gukubitana n'umunyamakuru, cyangwa se mpura n'umunyamakuru, reka ndeke gukoresha gukubitana mukatagira ngo ni ukurwana. Mpura n'umunyamakuru aravuga ati, ese ntiwambwira igituma abantu bari kumara igihe basenga ko aribo bari guteza ubukene? Ese urabona byagenda gute kugira ngo leta ibashe guhagarika abo bantu bari gutera ubukene kubera kujya gusenga bakamara iminsi 3, 2, icyumweru bari gusenga, imiryango igakena ibiki? Hanyuma arambwira ati, ntiwatubwira rero wa muvandimwe we, reka nkubwire, ubu ikigezweho nuko umuntu usenga niwe uri guteza ubukene isi, ari guteza ubukene isi. Kandi ibyanditswe byera bitubwira yuko n'ubundi ariko bazavuga yuko abantu bakurikira Imana, bakorera Imana, aribo bateje ubukene isi, ibyorezo, indwara, imitingito, ibintu nk'ibyo ngibyo, kubura epfo na ruguru ku isi, kubura kw'amahoro mu isi, ibyo byose bazabigereka ku bantu basenga Imana. Kandi icyo gihe nicyo twamaze kugeramo. Abantu benshi bavuga ngo akarengane karahagaze, ariko iyaba bazi biri imbere, ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu biteye ubwoba. Kandi umuntu wese uzagaragara ko asenga Imana, hari icyo nakunze muri ijambo ry'umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyacu, yavuze ngo ubukene bwo mu bitekerezo. Ni ukuri koko abantu mu bitekerezo barakennye, abantu barakennye cyane, kugeza ubwo Imana igiye no gukoresha umuntu kugira ngo akangure ibitekerezo by'abantu. Abantu barakennye mu bitekerezo, kandi bakennye ibintu bari bafite. Itorero rirakennye, rikeneye gukangurwa binyuze mu muyobozi w'igihugu, akaribwira ubukene rifite mu bitekerezo, kugira ngo ubwo bujiji abantu bishyizemo banga gusanga Yesu ngo abigishe uburyo babaho imibereho itsinda icyaha, basange barebe noneho urwego bagombaga kujyaho banze kujyaho. Bagomba kureba urwego banze kujyaho, kandi urwo rwego barahamagarirwaga kurujyaho. Abantu uyu munsi ntibarimo bakora nk'uko Imana ishaka, baracyari mu gutera waraza. Burya si buno
mutera waraza ariko burya sibu igihe kiraje. Abantu bakomeje kubinjiji cyane, nyamara igihe kiraje abantu bagakanguka nta n'ubakanguye. Niyo mpamvu nsaba Imana muri iki gihe giheruka gisoza amateka y'isi kugira ngo umuntu wese akanguke, iyi miburo ikangura abantu. Ntandi urivugira ubusa, muzabibona. Abantu b'Imana bari kuvuga, barimo barameneka umutwe, abantu nabo barimo kubasuzugura, ntabwo bashaka kubumvira, ariko igihe kizagera bashaka kubabwira bazamubura. Amos turebe, abantu bazashaka umuntu babwira bazamubura. Fata Bibiliya yawe tujye muri Amos, kuko ibi bintu birakabije cyane, ibintu birakabije cyane. Ntabwo ibi bintu bibaho ko itorero risinzira kugeza ubwo rizakangurwa n'umuyobozi w'igihugu. Igice cya 9 umurongo wa 13, dore iminsi izaza niko Uwiteka avuga, umuhanuzi azakurikirana umuhinzi azakurikirana n'umusaruzi, n'umwenzi w'imizabibu azakurikirana n'ubiba imbuto, kandi imisozi izatobokamo vino iryoshye, n'udusozi twose tuzayenga. Nshuti muvandimwe, igihe kirageze kugira ngo ubiba akurikirane n'usarura. Byanga bikunze, ubiba ninde? Hariya yabibye, reka usarura nawe aze gusarura. Kandi ntiwibwire yuko uburyo abantu barimo babiba aribwo buzasarurwamo. Reka hajyeho ikiboko, abantu babwirwe banze kumvira, noneho bajye bakumvira. Kubwira abantu bagasuzugura ibintu ntibabyumve, nyamara ibintu byanditse neza abantu bazabibona. Hari igihe bibwira ngo niko bizahora, nyamara ngo niko byo bahoze yokeje umuserebanya. Abantu ntabwo bashaka kumvira Imana na gato, kugeza ubwo Imana igiye gukoresha imbaraga zayo mu buryo iyo ishaka kugira ngo ikangure abantu. Abantu basigaye birirwa nta kindi kibaraje amajoro koko gusebanya, gutukana, kandi ngo bamenye Yesu, ngo bari gushaka Yesu. Ubwo aba bantu koko reka Imana ize ikoreshe umwami kugira ngo icyaha abantu. Na kera yarabikoze, ikoresha Nebukadinezari acyaha umwami w'Ubuyuda. Yongeye kubikora ikoresha Titusi acyaha umwami w'i Yerusalemu. Abi Yerusalemu byababayeho muzabyumve. Ni Imana yakoresheje Titusi, ni Imana yakoresheje Nebukadinezari. N'uyu munsi Imana igiye gukoresha umwami utaruyizi, utarusanzwe akora mu murimo wayo, kugira ngo akore umurimo wayo mu buryo bukomeye cyane. Kandi iyo minsi nigera, umva isomo rizasohora. Amos igice cya 8 umurongo wa 11, dore iminsi izaza niko Uwiteka avuga, niko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi. Iyi nzara ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava iburasirazuba bajye iburengerazuba, bazava iburasirazuba ikasikazi bajye iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore beza bazicwa n'inyota y'ijambo ry'Imana. Abarahira icyaha cya, reka mbabwire, ubu se aya magambo ntabwo uyasoma? Bibiliya yawe yanditse muki? Ntabwo uyumva aho wigiye, ariko uracyafite amatiku, amakimbirane. Reka ikiboko kize kirakemura ibintu byinshi hanze aha ngaha. Mu kanya gato reka ikiboko kize, ibintu birasobanuka. Iyo midamararo mwimenyereje mwagize ngo nuko bizahora se? Adamaraye mu minsi mibi, ko Uwiteka azahagurutse umukozi we aze mu cyubahiro cyinshi abereka icyo abakorera.
abantu barimo kwishingikiriza ku bintu bidafite akamaro, ngo turi mu mudendezo, turi mu gahenge, ngo bya bintu byarahagaze. Umva, Satana kugeze ku gatsinzino, agiye kugutura hasi. Si kukina n'ibintu ukagira ngo Satani yaraje yarinjiye bucece. Ubu ngubu abantu bamaze kwinjirwamo kandi ntibabizi. Abantu ntibabizi yuko ibyabo byamaze kugenda bigera hejuru ku rwego rwo hejuru rukomeye cyane. Bazi ngo niko byahoze, baracyaririmba amahoro n'umutekano. Ayo mahoro murimo muririmba, reka mbabwire ukuntu agiye kuzasoza. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, paje 249, kagingo ka 996, baravuze ngo abizera b'itorero babonye umucyo kandi bakaba baremejwe, nyamara agakiza k'imitima yabo bakaba barakaragije pasitoro mu gihe Uwiteka, bakaba barakaragije pasitoro ku munsi w'Uwiteka. Bazasobanukirwa ko ari nta n'umwe washoboraga kubatangira icyungu y'ibyaha byabo. Ijwi riteye ubwoba rizumvikana rigira riti, ndazimiye by'iteka ryose. Nibwo rero abantu bazashaka gucagagura abapasitoro bigishije ibinyoma kandi bakaba barabaciriyeho iteka ry'ukuri. Reka nkubwire, baravuga ngo bose bihuriza hamwe kugira ngo bagwe nabi abapasitoro, babaciraho amateka ashaririye cyane. Abapasitoro bakiranirwa bahanuye ibyoroheje. Ngiyi ngingo igiye gukora ku bantu ibintu byoroheje. Bateye ababumva guhindura ubusa amategeko y'Imana no kurenganya abashakaga kuyakomeza nka yera. Ibi bintu bizasohora ubwo noneho mu bwihebe bwabo. Abigisha abo bapasitoro baturira mu maso y'isi ko umurimo wabo wari ibinyoma. Imbaga y'abantu buzuye uburakari baravuga bati, turazimiye kandi nimwe tuzize, nimwe ntandaro yo kuzimira kwacu, nimwe ntandaro yo kurimbuka kwacu. maze bahindukirira kurwanya abungeri gito. Bahoze babashimagiza cyane, abahoze babashimagiza cyane nibo bazaba babavuma bikomeye. Ibiganza byahoze bibatamiriza amakamba y'ibyubahiro bizamanikirwa kubatsemba. Inkota zagombye kwica ubwoko bw'Imana noneho zizakoreshwa mu gutsemba abanzi b'ubwoko bw'Imana. Ni bande? Burya si buno. Ndagira ngo nkubwire ko ikibazo aho kirahari kandi kigiye kumeneka. Abantu banze kumvira Imana igiye gukoresha ubundi buryo, noneho yo yigaragarize yuko ifite ibintu bikomeye cyane igomba gukora. Hari igihe abantu bibwira ngo ahari ni ukubizahora. Ntabwo ari ukubizahora muvandimwe. Tugeze mu gihe ibintu bigomba gucanguka, umuntu wese akamenya uko agomba kugenda. Ukwigisha ngo uri mu gihe ngo abantu batazi no kwiga ijambo ry'Imana rirababwira riti nimwiga ijambo ry'Imana, ntibashaka kuryiga ngo bategereje ibyo bazajya babwirwa gusa. Koko urumva ubwo bujiji n'ubwo bukene bw'imitima, bukene bwo mu bitekerezo. Abantu barabufite ubukene bwo mu bitekerezo, abantu barabufite,
bakeneye uyu mugabo kugira ngo abakangure, kuko ubu bukene bwo mu bitekerezo ntacyo bwazabagezaho usibye kubarimbuza. Giye kumukoresha ze abakore mu matwi, wenda bakanguka, kubera ko impamvu nuko abantu n'uyu munsi baracya ngo ni amahoro. Ayo mahoro wizeza abantu warayabahaye? Muri iki gihe gisoza amateka y'isi urimo urizeza abantu amahoro Imana itigeze ivuga, Imana itigeze itanga, urimo urayaba. Umunsi uzaba umwe, kandi Kristo yavuze yuko igihe kigiye kugera kitanagitinze. Ubwo ayo mahoro abantu bijejwe bazayabura mu kanya gato. Ntabwo abantu bazakomeza kubaho imibereho nk'iyi ngiyi yo kubaho banejejwe no kuba abanyabyaha ngo Imana nayo ikomeze ibyihorere. Igihe abantu banejejwe nuko ari abanyabyaha, Imana yo zakoresha imbaraga zayo nayo yerekane yuko itishimira icyaha. Cyaha ni umwanzi w'Imana. Icyaha aho kiri hose, niyo cyaba kiri mu mubwiriza w'agahano umeze ute, uwo cyaba kirimo wese, icyaha kizarimbuza abantu, kuko ntabwo Imana izakomeza kwita ku cyaha ngo igeze hehe. Abantu basenga bari guhagurukirwa, nawe uri mu matiku, ntabwo ushobora gusanga Imana kandi ngo usenga Imana. Ubwo umunsi wabajijwe ibyo usenga uzasobanura ngo iki? Mwaretse ubwo bukene bwo mu mitima, ubwo bukene bwo mu mutwe mufite ni bukene nyabaki? Bukene nyabaki? Ku buryo abantu bukene bugiye kubamara bwo mu bitekerezo, Imana ikarinda yihagurutse umuyobozi kugira ngo aze akangura abantu, ababwire yuko birababaje. Ibyaduka paje 236, inzara y'ijambo ry'Imana. Abatita ku ijambo ry'Imana ubu ngubu ntibaryige, kandi ntibarihe agaciro karyo kose nk'uko rivugwa n'abagaragu b'Imana. Abo bantu bazagira impamvu yo kurira bashaririwe mu gihe kizaza. Abo bantu mwakiza ijambo ry'Imana. Abantu nabinginga ngo nimwige ijambo ry'Imana, bagakomeza ngo ni amahoro. Ayo mahoro ninde yabahaye? Ninde yabemereye? Umuntu wababwiye ko ari amahoro ninde? Aba bantu rero batita ku ijambo ry'Imana bazagira impamvu yo kurira bashaririwe mu gihe kizaza. Neretswe ko mu gihe cy'amateka Uwiteka ku iherezo ry'igihe cy'imbabazi, cyangwa se ku iherezo ry'ibihe, azazenguruka isi. Ubwo nibwo ibyago biteye ubwoba bizatangira kwisuka ku isi. Ubwo nibwo abasuzuguye ijambo ry'Imana, abatararihaye agaciro, bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka, kandi ntaryo bazabona, ntibazaribona. Ijambo ry'Imana rizihagararaho. Igihugu gifite inzara yo kumva ijambo ry'Imana. Reka mbabwire, abantu baricaye bari mu matiku, mu makimbirane, kandi ngo ni abanyabasengesho. Reka mbabwire, ayo matiku n'amakimbirane biraje bishyirweho iherezo. Noneho mugaragara bo mwaribo, umuntu wese utarejejwe binyuze mu kumvira ukuri agiye kugaragara yambaye ubusa. Icyo wimitse muri wowe kigiye kuguturika kugaragare. Reka igishwari kikugeho. Uyu mugoroba Imana ikugirire neza. Kuri uyu munsi
Imana ikugirire neza, igufashe kugira ngo ureke amakimbirane yawe, kurebuza bagenzi bawe ubarebaho ibibi gusa, kugenda ushakisha amafuti kuri bagenzi bawe muhuje gusenga. Ikintu gusenga, abantu bapfe gusenga. Ndasaba Yesu ukomeye cyane kugira ngo akurebe, ahishe amaso ye y'imbabazi, ahinguranye, akwereke icyaha cyawe, maze ukihane. Ubwo impanda y'umwami igiye kuvuga n'iherezo rya byose rikaba rigeje, azasanga uri mu mwanya mwiza, warahisemo kumwitegura kandi ugendane nawe n'umwana w'intama aho ajya hose. Ibyo ndabigusabiye mu izina rya Yesu Umukiza, amen. Reka dusenge. Ugeze neza uwera wa Isirayeli, Imana idukunda, turagushimye cyane ko wakunze isi yose, kandi tugushimye kukishaka kutugeza ku rwego rwo hejuru mu buryo bwo gutungana no kukwitegura, tukaba turi abagabo n'abagore batakwihakana niyo haba gupfa. Tugushimiye yuko wemeye gutanga ibisabwa byose kugira ngo tubashe guhagarara mu mwanya mwiza nk'uwo, umwanya uzatuma tuba ku nyanja y'ibirahure, tutagaraho ikizinga cyangwa umunkanyari. Ngaho ngwino ibyaba byiharature muri twebwe, kandi ukomeze kudufasha mu izina rya Yesu Umukiza, amen.